Yesu ashimwe bene data, ndabashuhuje kandi ndabashimiye. Uyu mwanya tugiye kuganira ku kintu kimwe cyangwa ku cyanditswe kiri muri Petero wa mbere ibice bibiri, turahera ku murongo waho wa gatandatu cyangwa se turahera kuri kabiri kane. Katuhasome twihuta, turaza gukomeza twumva ikintu kirimo, turaza gusobanukirwa. Kane aravuga ngo reka niherere kuri kabiri rimwe. Aravuga ngo nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, nimumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya ko yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba igitambo cy'umwuka, ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo amagambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iry'igiciro cyinshi koko. Naho kubanga kwizera, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. N'ibuye risitaza n'urutare rugusha, basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi ari bo ryagenewe. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Haleluya. Ikona iki cyanditswe cyiza Petero yari ari kubwiriza. Mu by'ukuri iyo urebye neza ibihe ahantu bigeze, abantu benshi ntago bazi ibya Kristo, ntago bazi icyo Yesu yatuzaniye. Avuze ngo ni ukuri, niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami agira neza, nimumwegere, niwe ibuye rizima abubatsi banze, nyamara niryo ryakomeje imfuruka. Kubizera ngo ni ibuye ry'igiciro cyinshi, naho ku batizera banze kuryizera, nyamara niryo ibuye rikomeza imfuruka. Ni ukuvuga ngo namwe mwubakwe mube inzu yo kubabwamo n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo abantu bakeneye kwemera iryo buye akaba ari ryo ribubaka, bagahinduka inzu yo kubabwamo n'umwuka wera. Bisobanuye yuko umuntu wese cyangwa se inzu itubatswe n'ibuye ryitwa Kristo, iyo nzu iyo ari yo yose, ntabwo umwuka wera yayibamo. Bivuga ngo umwuka wera yaba mu nzu yubatswe n'ibuye rikomeza imfuruka. Andi mabuye yose ni pirate, andi mabuye yose iyo mfuruka ishobora kuzasenyuka ikagwa. Ariko ibuye ryitwa Kristo
uryubatseho wese niwe uba wubatswe neza, kugeza ubwo iyo nzu ye n'umwuka wera yifuza kuyibamo. Rero ntabwo umuntu utubakiye kuri Kristo umwuka wera ashobora kumuturamo, nicyo ukwiriye kumenya. Hanyuma ngo mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yarose, muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yarongeye ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Bivuge ngo rero abantu bizeye Kristo ni abantu bakomeye cyane, ni ishyanga ryera. Urumva ko barera, bahora bera, kandi baratoranijwe, ni intoranywa. Ni za ntama bavuze ngo zarobanura intama mu ihene, intama zishyira iburyo bwe. Urumva twebwe abizeye Kristo twararobanuwe, twaratoranijwe, kandi twatoranijwe ngo tube abatambyi b'ubwami bw'Imana, kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Iyo yadukuye mu butware bw'umwijima ikadushyira mu mucyo wayo w'itangaza. Kuvuga ngo kandi nitwe twatoranijwe ko twaba amazu yo kubabwamo n'umwuka wera. Abantu bizeye Kristo nibo mazu yo kubabwamo n'umwuka w'Imana, niyo mazu yo kubabwamo n'umwuka wera. Ntabwo abantu bose bafite umwuka wera, kereka abatoranijwe, ishyanga ryera. Baratoranijwe baba ishyanga ryera, baba abatambyi b'ubwami. Bivuga ngo umwuka wera kuva yaraje yatugize abatambyi b'Imana, yatugize abantu bo kwabo gutambira Imana ibitambo byayo byishimwe. Kuko mu Baheburayo bavuga ngo tujye duhora dutambira Imana igitambo cy'ishimwe, aricyo imbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Abantu bakirijwe ikibaranga ni uko bahora bashima Imana. Abantu batoranijwe ikibaranga ni uko bahora bafite ishimwe, bashima Imana. Bahora bavuga ngo si ku bwacu ahubwo ni ku bw'ubuntu bwawe. Mu gihe abantu batatoranijwe bavuga ngo twirinze ibyaha n'ibisa nabyo, ngo none ngo byose biva mu gusenga, byose biva mu kwiyiriza ubusa cyane, byose biva mu kurara mu mazi cyane, byose biva mu gusenga y'iminsi 40, byose ngo nuko twasenze cyane, nuko twabaye mu masengesho imyaka myinshi, ngo ibi niho byavuye. Bahora bivuga, biyamamaza, bihamya. Ariko abantu bacungwe cyangwa batoranijwe, abantu bagizwe ubwoko bwera, abatambyi b'Imana, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yarose, bo bahora ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Ni ukuvuga ngo bahora bavuga iby'Imana, ntabwo bavuga ibyabo. Bavuga iby'Imana yakoze, ntabwo baba bavuga ibyabo. Bavuga umurimo Yesu yakoze, ntabwo bavuga umurimo bo bakoze. Abantu benshi barajwe ishinga no kwiyemera imbere y'Imana n'imbere y'abantu ko bakoze ibyiza, no kwiyamamaza ko bazi gukora neza, bityo ngo Imana ikabibemera. Ariko mu by'ukuri nubona umeze utyo, jya umenya yuko Imana ntabwo irimo, harimo wowe. Kandi Imana ishaka ko hatagira uwirarira. Ntibyavuye kuri twebwe n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye, turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imana iteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Kuvuga ngo mu by'ukuri umuntu wizeye Yesu, ikimuranga ni uko ahora ahamya umurimo wa Yesu. Umuntu utarizeye Yesu, ikimuranga ni uko ahora ahamya imirimo akora, ahora yihamya. Rero nawe ubimenye neza, niba uhora wihamya, naretse kwiba, naretse gusambana, naretse kwangana, naretse ibi, menye ngo urimo urihamya, ntago uhamya Imana, ntago wamamaza ishimwe ryaguhamagaye, ahubwo uriyamamaza wowe ishimwe ry'ibyo wabashije gukora.
ubuntu bw'Imana bukubeho rero. Mu by'ukuri aravuze ngo kera ntimwari ubwoko none ubu muri ubwoko bw'Imana, kera ntimwari mwakababariwe none mwarababariwe. Bivuge ngo ubwoko bw'Imana ni ubwababariwe ibyaha, kandi ababariwe ibyaha ni nabo bwoko bw'Imana. Ababariwe ibyaha nibwo bwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana kandi nabo bababariwe. Hanyuma ni gute uvuga kuri ubwoko bw'Imana kandi utarababariwe, ubizi ko utababariwe, uhakana imbabazi Yesu yakuzaniye mu gitambo? Ubwo nturaba ubwoko. Ubwoko ni ubwakiriye imbabazi z'iteka, apana kandi za mbabazi mwakira buri munsi muzisaba buri munsi. Oya, ni abababariwe imbabazi bakazakira by'iteka ryose, ko amaraso ya Yesu yahanaguye ibyaha by'iteka byose. Ibyahashize, iby'umunsi n'ibyazaza byose yarabikubabariye. Niyo mpamvu ukwiriye kubyakira ugahita uhinduka ubwoko bw'Imana, ukakira ubugingo buhoraho, ukabaho uri umwana w'Imana. Ubuntu bw'Imana bukubeho. Turi kumwe mu yindi video. Ciao ciao.